Yes guys, mumeze mute? Twizere ko mumeze neza, mukomeje kuryoherwa n'amavakansi nk'ibisanzwe rero ikaba ari UR update ikomeza kugenda ibagezaho amakuru agiye atandukanye, nkusaba gukora subscribe niba utarayikora, kandi tunashimira nawe wamaze kuba wakora subscribe ukatwereka yuko udukurikira ku makuru tugenda tukugezaho. So rero dukoze iyi video tugira ngo tuganire tumenye ibibazo mugiye mufite, akaba ariyo mpamvu twabasabaga kugira ngo mutwandikire muri comment ibintu mugiye mwibaza, turajya duhita tubasubiza ako kanya kabisa ku bibazo muri kwibaza, kuko ari benshi turi kubona bari kutwandikira batubaza ati se iyi form iboneka hehe yo kuzuza, yindi musabwa kuzuzuza mujya gutangira bazabaka mugezeyo. Abandi bakatubaza se zira document nizo zizarangirwa zizasozwa gutangwa ku itariki 12 bimeze bite? Urumva ni ibibazo bigiye bitandukanye, gusa izi document zizatangwa tugeze ku ishuri, bizarangira ku 12 no gukora registration muri UR. So rero mukomeze mwegeranye izo document muzuze iyo form, ni mumara kuyuzuza mushake acceptance letter iri hadi mu notify diplome zanyu, dore ubu mwaranatashye, ibintu biroroshye, ushobora kujya kwa noteri ukaba wabikoresha ni 2,000 byonyine, ubaye utanafite diplome result slip nta kibazo, nabyo barabikora, ukabyegeranya ugashaka proof of registration yawe ukaba uyifite, ukareba bordereau wishyuraho ibya 60 ukaba uyifite aho ngaho, ukifotoza ari amafoto 2 ya passport basaba azomekwa kuri form yawe niyuzuzwa. Hari abantu benshi bazantu bakura form, ariko form ziboneka cyane ku kigo, sinzi ko ahantu hose wapfa kuyibona, ariko kuyuzuza ni umwanya muto, icyo usabwa no kufite amafoto yenda ukahita uyateraho nibyo bindi byose bisabwa. So baye hari ikindi kibazo ufite cyangwa se ushaka kumenya, watwandikira muri comment turahita tugusubiza. Niyo mpamvu dukoze iyi video kugira turebe niba hari ibibazo benshi bibaza duhite tubibasubiza. Murakoze.